Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV official. Uyu munsi tugarutse muri bya biganiro tumazemo iminsi. Tumaze iminsi tureba uruhererekane rw'amayeri cyangwa se amabanga mabi umuperiveri narisisike akoresha muri manipulation. Kugira ngo abadukurikira bamaze kumenya icyo manipulation ari cyo, iyo tuyivuze mubasha kumenya ngo manipulation ni iki ngiki. Ayo mayeri rero twarebye amayeri ageze muri 7. Ikiganiro cya 8 twabonye uburyo ayo mayeri yose umuperiveri narisisike ayakoresha nk'urusobe kugira ngo manipulation ye ibashe kumubyarira umusaruro, cyangwa se umuvictime abashe gufatwa na manipulation neza. Uyu munsi rero ikiganiro twabateguriye ni icyerekana ukuntu noneho umuvictime ashobora kubigenza kugira ngo ace imbaraga, cyangwa se manipulation abona ni nk'ishene. Twabonye ko cyangwa se nk'umunyururu cyangwa se nk'imigozi, umuntu nyine ukumanipira abagufashe nkaho aba afite imigozi akuziritse akurura ajyana aho ashaka. Ikiganiro cya none rero turareba uburyo ushobora guca iyo shene cyangwa se ugaca urwo rusobe utangira mu kumenya icyo bita gaslighting. Ni ukuvuga ngo iyo utagishobora kwizera ibyo ubonye cyangwa se ibyo wiyumvamo, ntago aba ari wowe wahindutse, ahubwo ni ya manipulation iba iri gukorerwaho. Twabonye ko gaslighting ari tactique ikomeye cyane, twafata nka cerveau cyangwa se ubwonko cyangwa se nk'urutirigongo rwa manipulation, cyangwa ziriya tactique zose cyangwa ariya mayeri ya manipulation, kandi niyo ituma urusobe rwose rukomeza gukomera. Uyu munsi rero tugiye kubona uko wasobanukirwa gaslighting ari nayo ntambwe ya mbere yo kugira ngo wisubize ubuzima bwawe bwite butakigengwa na manipulation. Gaslighting ni uburyo umuntu aguhindurira ukuri, uburyo aba arimo abikoramo kuba ari nko kuguhinduriza imitekerereze, akagutera kwishidikanyaho, akagutera gushidikanya ku byo utekereza, ku byo ubonye, ku byo wumvishe, ku byo wowe ubona cyangwa uko wiyumva. Ahangaha ngira ngo niba uri kubyumva neza, urimo urumva deja impact ndende ya gaslighting, ari nayo mpamvu tuyita cerveau cyangwa se urutirigongo rufashe izi tactique zose za gaslighting na za manipulation plutôt. Ni ukuvuga ngo gaslighting ifatwa nk'ubwonko cyangwa se umutima cyangwa se urutirigongo rwa manipulation narisisike, kubera ko ntago izi isibura ibikorwa, ahubwo iraza igasenya uburyo ubonamo ibintu bigaragara, cyangwa ikadetruiza uburyo ubonamo realite y'ibiri kuba, ibintu biri real. Noneho ubwonko bwawe, imitekerereze yawe, usanga hajemo ikintu cyo gushidikanya. ntabwo uba ukibasha gushyikira ibyo utekereza niba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Mbese urumva ko muri wowe iba yakubibyemo ikintu cyo kumva nyine ibyo utekereza atari ibintu biri nomo, ku buryo n'umwanzuro wafata ntabwo uba uwizeye, uba uri umuntu umeze nkaho ukeneye
indi mbago ufatiraho kugira ngo ubashe kwizera ibyo urimo utekereza. Urumva rero haba hasigaye kugira ngo umumanipirateri narisisike ni nk'aho umufata nk'aho ari we munyakuri ugomba gusobanura ibyo wowe uri kwiyumvamo, kandi nawe nibyo aba ashaka. Ibyo rero bihita birema icyo twise dependance psychologique cyangwa se emprise totale y'umuvictime. Ni ukuvuga ngo abaye nk'ugufashe bugwate. Iyo yamaze gufata imitekerereze yawe n'ibi byose tuvuze, aba yabaye nk'ugufashe bugwate, uba usigaye uri depanda kuri we. Twabonye ko gaslighting ifasha umuperiveri narisisike kugira ngo asenye icyizere wifitemo. Ni ukuvuga ngo umumanipirateri we iyo umubwiye ukuri ahita aguhindurira akaguha ikinyoma, cyangwa akakubwira ko ibyo utekereza atari byo, ibyo urimo kubona atari byo. Twabonye ko asa nk'uwemverishije ibyawe n'ibye kugira ngo akwereke ko, mbivuze nko mu magambo makeya, akwereke ko uri nk'umusazi, nk'aho victime ari umusazi, ibyo urimo gutekereza ari ibintu bitabaho. Cyangwa se agufashe nk'umuntu w'inkomwa hato, uri très sensible, ibintu urimo utekereza ntago bisobanutse, cyangwa se ufite ubwonko burimo gutakara muri make. Kurimo nk'aho urimo kudevelopa ibintu by'ubusazi, cyangwa se nk'aho se navuga ngo iki, mbese agufata nk'umutamutwe. Ntago ari ukugufata nk'umutamutwe, ahubwo we nibyo akumvisha, akwereka ko ubwenge bwawe ibyo burimo gutekereza ari ibintu bidafite ishingiro habe na gatoya. Ahangaha rero ahita atangira, twabonye ko gaslighting anayikoresha ari ukugira ngo aroporogaramu uburyo ubonamo ibintu. Ni ukuvuga ngo imibonere yawe y'ibintu arongera akayihindurira gahunda, araguhindurira ku buryo uburyo ubonamo ibintu ahita asa nk'ubisibye, kandi kugira ngo utagira resistance kuri manipulation yiwe. Urumva usigara imbaraga zawe zose zigushizeho, usigaye ukonta kuze, kuko nizo ziba zihabwa icyizere. Iyi gaslighting kandi twabonye ko mu buryo bw'imitekerereze uhita umera nk'uwigijweyo. Umuvictime ahita atangira gushidikanya ku buzima bwe bwo mu mutwe, ugatangira kumva utakwizera uburyo ubona ibintu, ibyo utekereza ntubyizere, mbese uhita witandukanya n'ukuri kwawe kubera ko nta cyizere uba ubifitiye, ntago mentali yawe uba ukiyizeye neza. Ikindi kandi usanga iyi gaslighting ikuremamo ikintu cyo kumera nk'uwafatiwe mu gatego mu buryo burambye. Iriya forume ya manipulation cyangwa iriya tactique ya gaslighting ituma umera nk'uwatakaje umutimanama wawe bwite, cyangwa nyine ugasanga ubaye depanda ku wundi muntu hafi yo kuri buri kantu. Ibyo ngibyo rero
izi ngero zose tubonye nizo zituma gazi rayitingi iba redutabule muri tekinike zose za manipulation. Niyo mpamvu twayise nka serivo cyangwa se umutima wa manipulation, kuko iyo daboro umaze gupfa mu marangamutima utakizera icyo umuntu akubwiye cyose uracyemera. Iyo utakizera uko imitekerereze yawe itekereza, umuntu agufatira umwanzuro, ntabwo uba ufite imbaraga zo gukontesita, kuko ibyiyumviro byawe n'intekerezo zawe ntabwo uba uzizera. Mbega usanga wabaye nk'akamariyonete kari aho ngaho umuntu ayobora uko ashaka n'aho ashaka. Urumva ko byose bitangirira mu gupfa mu marangamutima, mu gupfa mu bwenge, ubundi n'izindi zose rero akagenda azanshena bikarushaho kumworohera. Nk'uko bigaragara rero, umuperiveri narisisike intego ye iba ari iyo kugutandukanya mu bwenge n'ubwenge bwawe bwite, agatuma utagishobora ntabwo ugishobora kwibaza ibintu runaka, kuko uba uzi ko nta bisubizo birambye bihari. Kwicara ngo utekereze ku bintu bizima biba bikugoye, kuko aba yaramaze kukubibamo nk'aho nta kintu kikurimo. Uhita rero umera nk'ufungiranywe mu rujijo, kubera ko ntabwo ubasha kwisobanurira ibintu birimo kukubaho. We inyungu ze ziba ari izo kugira ngo akuvangavange, kandi muri iyi gazi rayitingi koko abigeraho. Gufata icye ahita agufata ku buryo utabasha kwifatira ibyemezo, ahubwo abifata mu mwanya wawe. Ibi rero bigira impagiti ikomeye ku muvigitime, kubera ko atangira kutizera memwari ye kompletoma. Yumva atazi, adasobanukiwe ngo icyiza n'ikibi ni ikihe. Asigara atazi gutandukanya icyatsi n'ururo. Ubwo turimo turumva neza ahantu biba byapfiriye. Ntago ari uko aba ari ikigoryi, ntago aba ari uko ari umusazi, nta nubwo ari uko aba yataye umutwe, ahubwo kutamenya icyiza n'ikibi ni uko aba yavangiwe muri memori, ku buryo ibyo atekereje we ni cya cyizere yatakarije ubwonko bwe kubera ya manipulation yakorewe. Mu gifaransa twavuga ko ni nka lavage de cerveau. Aba yamwogeje ku buryo asigara yumva ko ibyo atekereje, anahitamo dayeri hari no kudatekereza, kuko ibyo atekereje aba yaramubwiye kenshi yuko atari byo, bidahuje n'ukuri, ari ubucucu, ari ibintu ko yimajina ibintu bidahari. Akagera aho ngaho agasa naho asinjirije ubwonko. Bivuze ngo asigara atazi gutandukanya icyiza n'ikibi, ibintu byose abifata, abibona nk'ibiri aho ngaho, agatakaza n'icyerekezo. Atakaza icyerekezo, asigara nta ropera afite, asigara nta viziyo afite. Hari aho nabonyeho nkora risaci, ni nk'aho iyi gazi rayitingi iba ifite intego yo sinzi niba busole abayizi, ni apareye iri elegitoronike ikoreshwa kugira ngo yerekane amerekezo y'isi. Noneho umushakashatsi yagaragazaga gazi rayitingi nka tekinike ya debusorasiyo, cyangwa se kuyobya amerekezo yawe. Ayobya amerekezo yawe. Niba nibuka neza tukiga bajyaga bavuga ngo iyo ufashe busole hafi aho ngaho ukahashyira ema nayita ngo ikira rukuruzi.
twa tuntu dukurura ibyuma bikaza byerekeza aho kiri, ni rukuruzi. Ngiyo ufashe ema ukayegereza hafi y'iriya apareye ya busole, urushinge ruhita rutakaza icyerekezo, kuko ubundi busole icyerekezo cyayo gihora kireba mu majyaruguru. Noneho rero ubwo uhereye ku majyaruguru uhita ubasha kumenya ngo mu majyepfo naha, iburasirazuba naha, iburengerazuba naha. Iyo bashyize hafi ya ema rero, rwa rushinge ema irarukurura rugahita rutakaza cya cyerekezo cy'amajyaruguru. Navuga ngo rero umuperiveri narisisike tubinyujije nko muri uru rugero ababaye nka ya ema cyangwa ya rukuruzi, usanga amerekezo yawe ahita yata, ugahita utakaza neza neza icyerekezo cyawe, umutimanama wawe aba yabaye nk'uwawukashije. Aha niho akenshi ubwenge bw'umuvictime butangira kuyobera, niko navuga. Aha niho usanga umuvictime yarakoreye muri iyi periyode, niyo akoramo amakosa menshi kubera ko ntago aba yisobanukiwe niba hari uburere yahawe, hari principe agenderaho mu buzima runaka, nabivuga ngo icyugora, hari indangagaciro yagenderagamo. Niho usanga umuntu umubona ukibaza niba ari we wari usanzwe uzi, ukabona ntuzi ibyo ari byo, ukibaza utese uriya ni kanaka nari nzi, kubera iki asigaye yitwara kuriya, kubera iki asigaye ameze gutya. Aha muri iyi gazirayitingi niho kenshi bipfira, ugasanga umuntu yadobuse izindi komporutoma zitari zisanzwe, atarasanganywe, nawe ubwo atari yiyiziho, n'abandi batamukekagaho. Ni ukubera iki kintu, kubera ko aba yatakaje amerekezo, umutimanama ntawe aba agifite, ntago aba akibasha gutekereza ngo yihe umurongo ngenderwaho. Biba bigoye cyane cyane cyane. Umuntu wabiciyemo se cyangwa uri kubinyuramo ubu ngubu we ashobora kubyumva neza. Ingero rero zumvikana z'amagambo menshi akoreshwa n'umuperiveri narisisike, ni uko amubwira ko, nk'iyo amubwiye ikintu aramubwiye ati ntago ari uko byagenze, uko ubivuga uko nguko ntago byagenze gutyo. Kandi wowe wari umutemuwe pereza, uzi neza ibyabaye, yewe nyine ibaza ikintu cyabaye uhari ukireba, wenda ni nawe cyakoreweho, ariko umuntu akaza akakubwira ati warasaze, ibi ngibi ntago ari uko byagenze, uko ubivuga ntago ariko biri. Cyangwa se akakubwira ko ibyo urimo kuvuga urimo urakabiriza, umeze nk'uri gukabiriza inkuru. Cyangwa akakubwira ko uri inkomwa, aha tugira amarangamutima hafi, ibintu byose ubyegereza umutima. Aho ngaho urumva ko uba urimo utakaza bwa bushobozi bwawe bw'ubumuntu bugusanzwemo, arimo abuciriritsa, ugasanga nawe muri ya manipulasiyo urabucecekesheje, kubera ko uba uzi ko uri kwibeshya kandi nibyo aba ashaka kugeraho. Kubera iki rero twavuga ko gazirayitingi ari nk'urufunguzo rwo kugira ngo uce iyo shene ya manipulasiyo, uce ruriya ruhererekane, uruca imbaraga. Kuki twavuga ko ari rwo rufunguzo rw'ibanze? Ikintu cya mbere ni uko iyo umaze kumenya icyo gazirayitingi ari cyo na impagiti kugiraho, utangira kwiyizera buhoro buhoro, wigarurira icyizere, uhita utangira kumenya ko atari wowe burya kibazo, ahubwo ikibazo ari ibiri kugukorerwaho, cyangwa se hari ikintu cyagukoreweho cyaguhindurije.
Aha ngaha rero urusobe rutangira gusenyuka kuko ruba rucitse imbaraga. Izindi tagitike za manipirasiyo zitangira kumera nk'amazi agwa ku mugongo w'imbata, kuko noneho uba watangiye gutangira kongera korodona serivo yawe no kugirira icyizere ibitekerezo byawe, kongera kwizera imico yawe, noneho ku buryo za tagitike zose za devalorizasiyo, za love bombing n'ibiki byose biza bigasanga uri umuntu usobanukiwe ibirimo kuba, ukabibona nk'ibibambye. Utangira kwigarukaho wowe ubwawe, ari naho wongera ukirodekuvura, ukamenya uwo uri we. Wa umuntu wazaga gutesha agaciro, uri icyo ntazi, ntacyo ushoboye, ntacyo uri cyo, abandi bameze gutya, utangira kwimenya wowe ubwawe, ugatangira kwikunda, ukamenya ko burya ya mico wambikwaga mibi atari iyawe. Uhita utangira kugira imbaraga zo kureba amaso ku maso n'ukuri kw'ibiri kuba. Ntabwo wongera kugira urujijo mu birimo kuba. Ibiri kuba noneho ubireba amaso ku maso, ugasobanukirwa, ntihagire uwongera kubasha kugucanganyikisha ngo ibyo ubona si byo. Ibyagucangaga bikaguheza mu mucanganyiko, utangira kumenya kubishyiraho izina. Za tagitike zindi rero za manipirasiyo zihita zicika intege, ntago zongera gukora, kuko uba watangiye kugaruka mu mitekerereze yawe, noneho uri kubasha kumezira pour et contre. Bya bindi byo kuvuga ngo ntuzi icyatsi n'ururo, uba watangiye gusobanukirwa icyiza n'ikibi, ku buryo umuntu akubwira ati uri iki n'iki. Biragoye kubwira umuntu ngo nta gaciro ufite kandi agaciro k'akazi. Biragoye kubwira umuntu ngo fata ibuye kandi azi yuko icyo ashaka ari zahabu kandi zahabu ayizi. Kuguhindura rero ikindi kintu ashaka gutwara uko yiboneye bitangira kumugora. Aha ngaha ni naho akenshi umuperiveri narisisike usanga acitse intege, akakuvira mu buzima, cyangwa se akarodubura imbaraga. Ariho hahandi hano iyo atangiye kubona wazamutse mu mbaraga, atangira guhindura tagitike, ahenshi ahita azana ya ntuza ya love bombing. Ya love bombing niho atangira kuyikwapurikiraho, agatangira kongera kuguhata urukundo, akaguhata ibyiza, akakwereka ko agukunze, kandi tageti ariyo kugira ngo wongere uhwame, yongere arimbure. Ni uko nguko bakora. Ndimo ndagera rero ku musozo w'iki kiganiro. Iki kiganiro ni nkacyo gipfundikiye uruhererekane rwacu tumaze iminsi tuganiraho rw'amayeri cyangwa tekinike de manipirasiyo. Uwazikurikiye zose ndumva yarakuyemo amasomo y'ingenzi. Umuntu rero wakurikiye ikiganiro uyu munsi, nagiye nshyiraho nimero z'ibice. Nahereye ku gice cya mbere, iki gice gisoza cy'uburyo waca ako kagozi ka manipirasiyo, utangira gusobanukirwa gaslighting n'uburyo ikora. Iki kiganiro ni icya 9. Utarakurikiye rero yasubira inyuma mu biganiro byabanje kugira ngo akurikirane ziriya tagitike zose, kugira ngo ye gucikanwa n'ikintu na kimwe. Ubutumwa rero nasorezaho ni uko kwiyizera wowe ubwawe, kwigarurira icyizere, ukongera ukitindaho,
ukava ku byo umumanipulateur cyangwa umumanipulatrice akubwira, agukorera, ukabivaho ukongera ukisubiraho. Ni intwaro ya mbere yo kugira ngo usohoke cyangwa uce akagozi cyangwa usohoke mu cyo nakita akazitiro kakwizingiyeho ka manipulation. Uko ugarurira icyizere ibitekerezo byawe, niko ugabanya imbaraga z'umuperiveri narisisike. Ntago uzongera kwibaza ngo ese ibi narabibonye neza. Uzizera ibyo wabonye, umenye ko ariko kuri kwawe, kandi unafata imyanzuro ubishingiyeho, utemeye ko undi muntu akuvangira ngo ube wabonye A undi aza kwereke B, utangire bigucangacangwe ngo ese kuko buriya si B nabonye. Ahangaha uzatangira umuca imbaraga, kuko uzaba usobanukiwe neza kandi ubasha gutandukanya ibyo uri kubwirwa n'ibyo wowe ubwawe wiboneye cyangwa wabayemo. Tuzi ko rero uyu umuperiveri narisisike ni umuntu uhora aguhindurira ukuri. Icyo ngicyo ni gaslighting aba akoresha. Numara rero kubisobanukirwa neza, uzaba wisobanukiwe, wongere wizere ibyiyumvo byawe, wizere intekerezo zawe, wigarurire agaciro, wongere ugendere mu ndangagaciro zawe nk'uko wazihoranye zitarasenywa, ubundi wongere utangire urugendo rwo gukira. Ahangaha rero niho uzatangirira kugira ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo utakoreshejwe na manipulation cyangwa ngo undi muntu ku ruhande atangira gufatira imyanzuro iri mu nyungu za kenshi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero tugisoreje ahangaha, kandi tugishoje dushimira abakunzi bacu bakomeje kutwandikira, dushimiye abakunzi bacu bakomeje kutugezaho impression bafite ku biganiro byacu. Turabashimira cyane, bizajya bidufasha kunoza ibiganiro tubagezaho. Tuributsa kandi umuntu utarabikora ukurikiye iyi shene bwa mbere, wenda iki kiganiro gishobora kuba ari icya mbere ukurikiye hano, kugira ngo ntusige udakanze subscribe na like ndetse no kukazogera, kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho kijye kikugeraho tukigishyiraho ugikurikire mu ba mbere. Turabashimira rero kandi turabakunda cyane, tubibutsa ko intego y'Umugano TV Official ari ukugira ngo dukire, dusobanukirwe, dutangire ubuzima bwo kubaho neza. Ngaho rero murabeho, turabakunda cyane, naho akagaruka.